None ni tariki ya 29 z'ukwezi kwa 10 2024. Niwo munsi twari dutegereje twese wo gutangira gukoresha payi zacu. Aho Payi Core Team yadushyiriyeho umunsi wo gutangira kwishimira umushinga wacu, kwishimira icyo twagezeho mu myaka 4 n'igice tumaze dukora uyu mushinga. Aho uyu munsi ari umunsi tubibutsa gutangira gukoresha payi zanyu mushyigikira GCV. Ni ngombwa yuko dushyigikira imishinga yacu ndetse n'abayifite bayandikishijemo bafasha gukoresha GCV, dushyigikira iri faranga ryacu. Ni ngombwa yuko tugomba kubayoboka uyu munsi no gutangira kurikoresha, aho mu mujyi tufite aho abatubwiye ko bagomba kwakira ino GCV. Ni ngombwa yuko tugomba kubagana muri TDMIR, aho dushobora gusanga imyenda myiza, tukahasanga amakositimu meza, tukahasanga inkweto nziza, tukahasanga ibikoresho bigiye bitandukanye bimwe na bimwe. Aho za Musanze nabo bagiye bariyo, tukahasanga ibikoresho dushobora gukoresha mu isuku, tukahasanga amabage ndetse n'ibindi bikoresho runaka bigiye bitandukanye byinshi. Aho ugenda ukishyura muri GCV, ukishyura Pi Network, ni amafaranga meza, ni ifaranga ry'ikoranabuhanga ryiza, ndetse urimenye wese azi agaciro karyo. Uwarimenye wese mbere agenda arivuga neza, kuko ni ifaranga rije guhindura ubuzima bwa benshi, ni ifaranga rije guhindura amateka. Uyu munsi niwo munsi tugiye kwigaragazamo, uyu munsi niwo munsi tugiye kwerekana ibyo dushoboye, uyu munsi niwo tugiye kwerekana imishinga yacu, uyu munsi niwo tugiye kwerekana ibikorwa runaka byose tugiye gukoraho. Mbere na mbere banza ukore subscribe, ukore share and comment. Nagira ngo mbibutse iyi tariki Payi Core Team yagomeje bidushishikariza gukoresha iri faranga neza, kandi ugende ukontorora ibyawe ku buryo udahura n'abatubuzi bakaba bagutuburira payi zawe. Ubike passwords zawe neza, ibyo ukora ubikorana ubwenge, ibyo udasobanukiwe ubanza wibaze mbere yo gukora ibintu uhubutse ugatangira ukarogereta. Ntabwo ari byiza yuko wakinjira mu kintu utazi ukarangira ugiye mu kiwemo. Mubashe kwitonda, murinde ibyanyu, amapassword muyarinde, amatelefone yanyu murayindire kure, kuko ibigezweho nonaha iyo igihe giye gusohora ni ngombwa yuko ibintu byamadukira biza. Aho ibisambo biba byarekereje, ibisambo si bikora mu mufuka gusa, no ku ikoranabuhanga biba bihari. Ni byiza yuko mwitondera payi zanyu, mukamenya ko ari iz'agaciro. Aho dushyira rino faranga ku ifaranga 314,159 by'idolari, nibyo mugomba guhagurukiraho. Ntihagire umuntu ubayobya cyangwa ngo abateshe inshingano zanyu. Ni byiza yuko mugomba kwiha agaciro, kuko utakihaye nta muntu wakaguha, utakihaye ntawamenya ko ugomba kugahabwa. Aho mu Rwanda dufite amasoko agiye atandukanye, mu magroup ya WhatsApp bagiye batwereka amasoko menshi agiye atandukanye. Urinjira muri map payi, ugenda winjiremo, ugenda ureba amasoko menshi agiye atandukanye, ugenda utangira uwahishe payi zawe. Hari benshi bemeye kwiyandikisha, bakeneye ko bagomba kwakira payi, ariko unafite n'amafaranga asanzwe birashoboka. Ariko icyo tugamije cyangwa icyo dushize imbere ni uguhahisha payi zacu. Nongeye kubashishikariza kugenda mugerageza mukorana n'ino faranga. Nyaboneka tumenye ko uyu mushinga twahisemo turi twe tugomba kuwuteza imbere, ari twe tugomba guha ingufu, kuko tutawaye ingufu nta wundi wawe ingufu. Tutawaye ingufu abantu babona ko twiriwe turi mu mikino, kandi umwanya twataye ntabwo ari umwanya w'ubusa, ahubwo ni umwanya wo kugira ngo twerekane imbaraga zacu. Aho mu Bushinwa ho n'amamodoka bari kuyahaha, nahoze mbona urubuga rwa China News bari kwerekana uburyo nabo batangiye bo kuzihahisha. Ni ngombwa yuko natwe tutangira kwihesha agaciro. Iyi Afurika yacu tuyihindure, uru Rwanda rwacu turuhindure, ndetse tubigire byiza kurenza uko ibintu biri. Nahoze mbereka imishinga dushobora gutangiriraho. Ni byiza yuko buri wese yatangira kwitekerezaho uyu munsi ndetse n'ejo hazaza hakaba heza, dufatanyije n'Imana. Shyira imbere Imana, isengesho ryawe ribe rigari, nibwo kugira ngo Imana igushyigikire mu bikorwa byawe, kuko ibikorwa byawe atari iby'ubusa, ahubwo ibikorwa byawe ni ibyerekana ko Imana ihari. Ibikorwa byawe ni ibyerekana ko umwanya wataye atari ubusa, ahubwo umwanya wataye ari uwo kugira ngo Imana igukoreshe ibikomeye. Ni byiza yuko mushyigikirana. Ufite business ari gukora mushyigikire, abashe kuba yayikora neza, ahubwo n'abashobora kuba batwagura amasoko yo kujya turangure batushyigikire. Murakoze cyane.